Keza uritema. Bigize easy. Wakojeje hano. Twagira ngo ufashe inoze. Fashe. Ngiye muraka kanuraga nawe kanuraga ko. Uragongiyo. Urashikibuye. Nose barabirya. Ibi ni imyanda nawe ndi kuyikura. Nagada neza. None katagire gute. Gaza. Tiranyishe pepe kandi byose no kubera ko petit boss adahari. Ubu yaza kuba hari banyihere nk'igihumbi nkajya kwigurira agacupa. Nungutse igitekerezo. Umwana agiye ikata urutoki muri ibi. Wakoze. Wakusha mu mutima kandi uragakata ukajugunyaka. Usikore witemye. Wazahisha ryari? Karabaye. Kabiri kugwa hanze wowe bitagomba nta. Ndika turutoye. Nuko sha umwana wanje yaragowe sha Mike ndamusengera umunsi ukira wa muntu we ntabwo byoroshye cyakora naravuze abasore baragowe n'ukuri ubwo rero isaba mumereye nabi nawe ugasanga byamuvanze mu mutwe ngaho bamiri ngaho ba The telephone number you dialed is not available. Nagiriwe. Oya. Ushaka nibeshye nanone. Numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Se boss wanje yabaye iki koko? Nasanga ufite ikibazo. Kandi kwibwira mbahuje. Sinabwiwe. Havutenga ngeke. Ndi wo wajyaga.
ko atagishoboye ndakubwira ubireke uranga ntabwo uri kubabara ngaho banesa ngaho bamiri ngaho ubwo koko urumva yazabivamo koko gusa mba ndi kuri side ya se kugira ngo atababara ariko umwana wanjye arambabaza pe Imana imushyigikire ubaye ikizamu Mabuja hari ikibazo. hari ikihe kibazo Ikibazo gikomeye cyane. Nyine ndi guhamagara boss muto akanga kwitaba kandi n'ubwa mbere bibaye ko amara igihe kingana gutya ataraza. Usiko naringize ngo hari ikindi kibazo kivutse. None se Mabuja wajya ureka gukura abantu umutima ko kubera icyo umeze gutyo. Nese nta kibazo kirimo. Oya nta kibazo n'ukuri nta kibazo afite umuratuza uraza uzamubona. Ega Mabuja buriya boss muto yahari na nubwo icyaka kijya kinyica. Ubu ngubu mba numva neza umuhago wafatanye urumva no kuvuga urumva ndi kubishobora. Ariko wajya umbabarira ko uzi ko wasetsa n'ifoto wowe icyaka muri uru rugo koko za ubu hari ikintu wabuze muri uru rugo Sikomeruka gusoma agacupa nyine boss muto ari icyaka muri uru rugo koko nta soni ngaho genda muri firigo ufata icyo ushaka. Yego ngende muri firigo niko wabaye nshaka ko ranseka ahubwo se reka maze mbere kuranga Mabuja urakoze cyane uzajye mu ijuru udapfuye mana we uzagende nka Bikira nako nka Yesu urakoze shazamu Japo wanyemeje kubona nakomba n'ishyamba ku nshuro ya mbere ukaba uteze ibyo juru. Thank you kumbesha. Nsigaye kamani bishize Akoze kumbesha. ubesha That is gute what I can say. no ntabwo mubesha ibyo biraryoshye none ibaze iyi ni inshuro ya mbere ibazo nabitese nk'ibyumweru bibiri best chief in the country nukuri nubwo nyine ikindi gitabo nta kintu kitagira igitabo Ibi ndana bikuyeho mu kanya. Mwega bakomeretse gato Ndana bikuyeho nuko nawe wabishyizemo ibikabyo nyine ukanzirika. ariko wibaza urayibye nanze gatege ngo karapfuyeho cyakora neje ntuzateka iyo umuntu aza akora iki agira arajyana ubu ahantu hose uzajya nujya guteka uzajya wiga ko nyine kwigishije ejo none ndagomba kwigisha Ndongera guteka z'ubundi. ntabwo uzongera guteka ntabwo ukunda ndega kubaza ubundi wiyumvishe gute kugira ibyo watetse Si nk'ibindi biryo se. nta kantu kuba wishimye wumvise nyine kuvuga ati wawe ndi kugira ibyo natetse Maye njye ntabwo nta kintu cyo kinshimira. So ntateka. Icyambere nuko nari buryo mu kazi kanjye nshonje. Iki nicyo cy'ingenzi ibindi byose yawuje.
session. Yes. Do you have a network? Yeah. Sinagenda gake. Ufite ikibazo cye? Cyangwa? Usanga utana connection. Oh, sorry. Byakunze sha. Ese turamuzi. Ese tukamuzima mu gihe kingana iki? Urandeba iki? Ukoze akazi kawe. Ntabwo ari we mbaza. Ndakubaza warangiza ukankanurira. Mabujanye network yari yanze ariko. Network yanga gute se undi gihe cyose wari uri gukora ibiki? Nimba yanze uyu munsi ikindi gihe wakora biki? Ibintu mbonye nibyo uri kureba se. Sister man yarancaze. Buriya gafite umushiya kuko boss yagiye atakabwiye. What? Kihorere man. Ubwo nge nekereza ko wenda ashobora kuba wenda ari nk'inda twite amuteye ibiri. Reka buriya boss ahantu yagiye ntabwo yigeze amubwira. Nta mushaka afite. Oya. Ntabwo boss none se nka doke ibaze umuntu urakarakarira na doke bitwaye. None zawe zo nari mbonye agiye kuzica. Shit. Bro. Jerekana ifatire n'aka break mu bundi. Ndumva stress anezo kundera zo nizihangije. Gafate shaka manze nsoze bino bitoro byabo. None uzi ikintu gisekeje se buriya. Uzi ko nta n'ikintu ndi gukora. Oya. Siko ndasinzira. Oya siko ndasinzira. Ntuzi wabuze igihugu. Byarabuze ibitotsi. Shana nyine batabitose ufite pe. Ntacyo ufite. Akamaro. Kize igitekerezo. Byuka wambare dusohoke
tujye kuzirira tujye no mu kabari tujye kubyina tunywe inzoga si akabari wakurugiyemo nta wakandagiyemo huye n'umuntu ngo ajye kurelaxa yishime cyane ese ntabwo kwishima utagiye mu kabari kizi umuntu agiye kuri pisine se pisine y'iri joro ikibazo ni uko pisine ejo zidakora ariko wari uzi ko umunezero nyine wa nyato uba muri twe uba muri twe uba muri twe gute ubona tujya dukora ikosa ryo gushaka umunezero ahandi hantu kandi nyine umunezero uri muri twe utagira inkuru uzi ko hano twicaye dushobora kwishima tukenjoyinga ukajya ibyishimo wagira nko kuri pisine wagira uri indege wagira wagikoze iki cya kintu cyose uzi ukunda mu buhe buryo wowe menye icyo ushaka njyewe ndashaka vibe z'ubusazi ewana zazi n'umwe icyo byonyine ya yakanze si vibe zose ndashaka maze mbere ko turatwikwije aho vibe zose mbega byerisa neza nako uzi ko nywa byiye kuko turi kumwe just kugira ngo mwishime nazo abyore kwinywa niyo kayima nkayinywera ndayiguha okay kangubo hari mbiho sasa rero si vibe zose ushaka tugiye gukina umukino uyu mukino ndazi neza kuri bwishime okay so twagiye tugiye gukina umukino bita Turabakunda okay fine ndabanza cyangwa urabanza sorry ako mu bintu bisharira tuzabyinywera tugiye gukina umukino kundira cyangwa Turabakunda okay uri tayari tayari navutse ndi tayari we ndabanza cyangwa urabanza banza nta kibazo Turabakunda trufu Semalizia ukagira ngo siniteguye teguye ni iki kintu wumva cyagushimisha muri ubu buzima kurenza ibindi bintu cyo cyashimisha nyine hari ikintu umva wageraho sibyo bati umuntu nzi nageraho nkishima ni iki nyine iki kintu cya kintu cy'inzozi zawe kubona mwana wanjye Turabakunda ya True ukunda iki mu bijyanye n'iki byabyo byose ndabana okay twagiye Turabakunda ya trufu sema gira amarangamutima wapi Turabakunda ya True Mike kubera iki muri ibi byumweru bibiri byose tumaranye utigeze unkoraho cyangwa ngo wemere kuryamana nanjye urarwaye cyangwa ndi muzima mfite ubuzima bwo gusa nyine mundi kuri njye sex mnyifata nk'ikintu gikwiye kubahwa ku mpande zose bigakuba mu gihe ifite meaning
ku mpande zose ku buryo wowe utari bubyicuze nanjye ntari bubyicuze mu gihe cya nyacyo gikwiye ku buryo nyine umuntu wese apana ko kundi tubishatse nshaka se tukora nk'isazi uko tubishatse bya uko mubonye umuntu wamukunze bya ariko just iyo mubikoze mwese mubyumvamwo mwabihaye ubusobanuro ari byiza no gufata sex. Okay, none se kubera icyo wanguze niba wari uzi ko nyine tutazaryamana. Okay, nashaka umuntu nyine tuba turi ku muto. Nese byicuza? No. Okay. Tufode. Yes, shaka wari ipasi. Wasagabanyije inzoga. Tugana ubuzima. Okay. Tufode. There. Was it? There. Sure. Yeah. Itangiye kubiha. There. There. Ndashaka ko iyi minsi dusigaje turi kumwe tuyibaho ukina to pretending as husband and wife nyine uri nk'umugore na nyine umugabo imitoma myinshi utugambo twiza twinshi. Yes, ready? Okay. Terms and condition. Let's do it. Iki? Let's do it. Ukunda ntegereje. Mwene byari wareka. Siko muri tishimye. Come my wife. Ega no guhera kanya. Tujyana my wife tujyane Rotiman. Ariko sex ntayirimo. Niko nyine. Umugore n'umugabo sex tutuyize. Okay, fine. No, nta busobanuro. It's okay, it's fine.
Honey. Wake up. Finish. Do your breakfast, please. Hey! You got your breakfast. Wabitetse? Yabitetse. Ati. Cash mfite kandi ari amafaranga ngomba kumuha. Akanyamaye kuri phone araza kuyabona ntabyibuka.